Naringize mbane checking time. Abatanzi barambwe ngo umuco mwiza wo kwivuga. Ago ndumushitana ariko nabonye hari abantu batanzi. Kuri afishe mwabonye nyirazo ni izina rimwe. Hari irindi ryitwa Héritier. Hari irindi ryitwa Ndabarami. Ayo murayafashe? Murayafashe? Hari n'irindi ryitwa Wati. Murarifashe? Hari uryikirije cyane. Imana imumugisha nari maze n'imisi nakubona Dr Solange. Mungu akubariki sana. Mungu awabariki. Nizera ko tumenyanye. Ndumuvuga butumwa. Aho twasomye ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, iki ni igitabo mu butumwa uko ari bune cyanditswe nyuma y'ubundi butumwa. Iki gitabo cyanditswe n'umugabo witwa Yohana, intumwa ya Yesu Kristo. Yohana numwe mu ntumwa zabanye na Yesu Kristo ngo ndetse yagendaga mu gituza cya Yesu. Allo turi kumwe? Keraganje nisanzuye cyane ndi mu rugo. Nimutisanzura bareba. Ariko cyane cyane ndashaka kuganiriza umuntu wumva ko niyumva ijwi ry'Imana rimuganirije akumva ko yohindukiriza ubugingo bwe akabuha Kristo. Uwo niwe nkeneye cyane. Amen. Uyu Yohana yabaga ngo mu gituza cya Yesu. Ikindi uyu Yohana niyo ntumwa yonyine yaramye igihe kinini mu zindi ntumwa zose usibye Yuda wiyambuye ubuzima. Abandi bose bagiye bapfa vuba bidatewe nuko bifuza gupfa, bitewe nuko baziraga, barenganywaga bazira ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwanditswe tantumwa nimwe usibye wenyine yari isigaye mu mwaka wa 80 nyuma ya Yesu Kristo. Izindi ntumwa zose zari zapfuye, bamwe bari bapfuye ngo babashize ku musaraba bakabacurika. Ko murumva kicyo kintu. Ngo hari nabandi ngo bafataga bagakuraho uruhu bakamukurubana mu mihanda. Mu cyari gitaka ariko nyine yari imihanda aho abantu banyuraga icyo gihe. Bapfuye urupfu rubabaje cyane. Ndetse n'uyu mugabo nawe bigeze kumuteka mu mavuta ariko ntiyagira icyaha. Haleluya. Hari ijambo ryakaza ari mugendamo ryanditse muri iki gitabo n'ubundi cya Yohana 21:22. Igihe Yesu yari amaze kubwira Petero urupfu azapfa ngo ayubahisha Kristo, ihongeye kuza kandi abaza Yesu, yagiraga amatsiko menshi cyane. Ese uyu mugaragu wawe uturi ruhandi we niki? Aravuga ngo nibzanje no kwifuza ko nzogaruka gihari ntacyo bitwaye. Ngo yamamaza icyo gihuha kivuga ngo Yesu azagaruka Yohana gihari. Abantu mu itorero rya mbere bari bazi ko Kristo azagaruka Yohana akiriho, ariko siko Yesu yari yavuze. Amen. Uyu Yohana aricara arareba mu mwaka wa 80 itorero ryari rimaze kugera igihe kibi cyane. Umwami Nero mu mwaka wa 1670 yaramaze kwica intumwa nyinshi. Abantu mu mutima batangira kugira ubwoba kuhamya Kristo. Abantu batangira gutinya kuvuga ubutumwa bukwiriye. Abantu batangira kuzabihisha cyane kubera ko bari mu gihe cya persecution, mu gihe cyo gutotezwa. Hanyuma ariko yibaza kuzo basigaye abantu bari kwigisha yuko nawe ubwe yatekereza ko mu minsi mike yabagiye. Asanga bagenzi be banditse ubutumwa bwiza batatu, Matayo, Mariko na Luka, banditse Yesu Kristo ariko bamurebera gusa inyuma. Bakaza barebe imirimo yakoze, bamwita umwana wa Mariya, abandi bamwita umwana wa Adamu, abandi bamwita wa Yosefu, bamurebera inyuma ariko baramuvuga. Amen. Ntibigeze bacisha uruhande, baramuvuze. Buriya butumwa bwiza uko ari bune, Bibiliya izibushanya n'ibizima bine biri mu gitabo cy'ibyahishuwe. Sibyo nshaka kuvuga cyane. Abarebye asanga hari ikintu batavuze. Barebaga Yesu Kristo bakamurebera inyuma. Kandi ni koko kurebera Yesu Kristo inyuma byakijije benshi. Ariko we ashaka ko noneho yongeramo indi nzira abantu batahishuriye kuri Kristo. Inzira yo kureba Kristo uwo ari we. Guhishura Kristo. Shura Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Niyo mpa ugice cyambere uhere ku murongo wa mbere. Tigeze yinjira mu mateori menshi yamavuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Ngo jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Ngo nta kintu na kimwe cyaremwe itaremwe na. Mu yandi magambo yarababwiye ngo jambo afite ubushobozi bwo kugira gute, bwo kurema. Kandi abantu yabwiraga bari bazi neza ko umuremyi ari umwe, ari Imana imwe rukumbi, Imana ya Isiraheli, Imana yo mu ijuru.
yarababwiye ngo uyu jambo mbaye mbabwira niyo mana mutegereje, niyo mana mwahoze muvuga. Haleluya, haleluya. Bibiliya ivuga ikintu gikomeye cyane kuri uyu mugabo Yesu Kristo. Abantu bari bamutegereje imyaka n'imyaka, ariko ikintu gitangaje nuko igihe yabaye mu isi ntabwo babashe kumumenya. Nibwo buzima abantu babayeho n'uyu munsi, abantu bazasanga bategereje gukizwa kwabo, salvation, ariko buri gihe Kristo azabanyura iruhande, amahirwe akabatambuka badakijijwe. Nizere ko uyu munsi turi buve hano na cya kindi gito cyari gisigaye, kandi gato uva hano witandukanyije nako, kugira ngo tubashe kumurikirwa n'umucyo. Tugiye kuvuga hejuru ikintu gikomeye cyane, tugiye kuvuga Kristo nk'umucyo, tuvuge Kristo nk'umucyo. Haleluya. Ubu butumwa bwiza rero bwanditswe na Yohana bufite umwihariko, sinshaka kwinjiramo cyane. Yohana ajya kwandika yahisemo ibitangaza birindwi. Abaza basesengura biri babita ngo na signs, ntabwo ari miracles, ahubwo ni signs. Impamvu bazita signs ni ibimenyetso bigaragaza icyo yashakaga kwigisha. Yuko yari afite mu mitekerereze kwigisha ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana kandi akaba ari Imana. Ntiyagombaga gufata ibitangaza byose ngo abibahe, ahubwo yabahaga ibintu bijyanye n'ubutumwa ashaka kubaha. Iyo mpamvu yatumye ahitamo ibyo yakora. Muzi mwese igitangaza cya mbere iki? Muvugega cyane, turi mu ikanisa. Muri Bibiliya igitangaza Yesu yakoze cya mbere, yes, yahinduye amazi kuba divayi. Icyo gitangaza ntushobora gusanga mu bundi butumwa, oya, ahubwo kiri cyonyine gusa mu butumwa bwiza bwanditswe nande na Yohana. Impamvu yashatse kukivuga niki? Yashatse kugaragaza ko Yesu Kristo nk'Imana, nk'umuremyi, amen, abasha gufata ikintu icyo ari cyo cyose akagiha ishusho ashaka. Haleluya. Afata ikintu cyose akagiha ishusho ashaka. Simvuga ibitangaza byose, ariko n'ibirindwi bikomeye cyane. Hari icyo ngicyo nari mvuze. Hari ikindi gitangaza ngo Yesu Kristo yakije umwana w'umuyobozi amukiza ku isaha ya karindwi. Hari ikindi ngo yasanze umuntu wari umaze imyaka 38 ategereje i Betsaida atarakira, amen. Hari ikindi gitangaza Yesu Kristo yagaburiye abantu 5,000, yagendeye hejuru y'amazi. Byose bitanu, ibindi bibiri biri final, harimo kimwe cyamwicishije. Harimo ikintu gikomeye cyane cyo kuba yarafashe umuntu wavutse ari impumyi, ndetse bigaragara ko mu maso yo hatagaragara ko hari ishusho y'ubumuntu. Yuko ngo yatobye igitaka amushyira mu maso, aramubwira ngo aje muri Siloamu, bivuze ngo watuma ahageze yoze ahinduka muzima. Imana yari musubije mu gitaka kugira ngo byabice bisa nk'ibitari ku mubiri wiwe yongera ibireme. Icyo kintu cyatangiye kuzana ibintu bikomeye cyane, impagarara mu mitima y'abantu. Batangira kwibaza, umuntu ushobora gufata umuntu usa nk'udafite amaso akamuremera amaso mashya ku isi, baravuga ngo uyu yari ari gupointinga ku kintu kigaragaza ko Kristo ari Imana. Igitangaza cya nyuma yakoze cyari cyo kuzura Lazaro, kandi ntiyamuzuye uko yazuye abandi, uko yari yarazuye abandi, ariko yamuzuye amazi iminsi 4 mumva, 4 days. Ni ikimenyetso kigaragaza hanze y'ubuzima. Twebwe twiga science, niga medicine, bigaragara ko iyo umuntu amaze gupfa ushobora kumara iminsi 3 ukicyumva. No kuvuga ngo Yesu yakoze ikintu mu isezerano, muri iriya sezerano mu mwaka wa 1 muri za 33, isi ikiri nshasha mu gihe cya kera, ikintu n'amahanga n'ibinyejana na science giza evolve. Buri umuntu n'umwe uzatanga ubusobanuro butovuga ko uwo mugabo atari yapfuye koko. Alo, ikimenyetso kigaragaza ko yari yapfuye koko, kugeza naho ndetse umubiri we utangira kubora, ahitamo kumuzura ku munsi wa 4. Icyo kintu cyakoze ikintu gikomeye cyane, cyatumye abantu benshi, kuko ahantu uwo mugabo Lazaro yari atuye ni Betania, ngo abantu bifuzaga no kuza kuhareba kugira ngo no bamenye amakuru cyane. Koko umuntu after 4 days, nyuma y'iminsi 4 yarapfuye arazuka. Abantu batangiye tujega kureba tumenye uwo muntu koko niba yarazutse, tutangire kubaririza amakuru ya Kristo. Ariko byari mu minsi ya nyuma Yesu yitegura gupfa. Haleluya. Ariko turajanira na bacu. Hanyuma hari ibintu ngiye kuvuga yatinzeho rero. Yesu Kristo ari mu isi yagomba kugaragaza uwo ari we, amen. Ndetse hari ijambo abantu benshi bazakunda kuvuga, Yesu ntago yemereraga abantu ko bavuga ibyo yakoze, ariko ibyo byabaye zose Petero ataravuga ko ari Kristo watumwe n'Imana. Bivuze ngo ntago yari akeneye ko abantu bamubona gusa nk'ukora ibitangaza, yari akeneye ko bahishurirwa his real nature, uwo ari we, bakabona no kuvuga ibitangaza. Yesu iryo jambo rimaze kuva mu kanwa ka Petero yo kuva ko ari Kristo,
ntiyongeye kubuza umuntu kuvuga ngo yagukoreye igitangaza ngo ugende ubihishe. Oya, kuko yari amaze kumenya ko icyamuzanye abantu bakimenya. Muri iki gitabo rero cya Yohana hazatindwamo ijambo rikomeye cyane rivuga ngo ndi. Haleluya. Niho yavuze iri jambo tugiye kwiga rivuga ngo ndi umucyo w'isi. Haleluya. Ndi umuzaribibu, ni Jeremy, ni nzira n'ukuri n'ubugingo. Ari amagambo 7 yagaragaza ku bumana bwuzuye bw'Imana. Ikindi kintu cya kabiri, ari amagambo 7 Yesu yavuze yasubizaga ijambo rikomeye Imana yari yarabwiye Mose. Mose yabajije Imana, nzovuga ngo ninde? Aramubwira ngo uzovuga ngo nduwo ndiwe. Ndi. Haleluya. Uw'Imana, I am who I am. Ima yashakaga kugaragaza Imana, kubivuga inshuro 7 kwari ugushikira ijambo rivuga ngo ni Imana. Wa undi mwari mutegereje. Yesu yigeze kuganira n'abantu ari kuvuga hejuru ya Aburahamu. Baramuga ngo ariko wagasore we ni gutsubira kwigereranya na Aburahamu sokuza wacu kwizera. Abasubiza ijambo rikomeye cyane, arababwira ngo Aburahamu atarabaho ndiho. Tebabwiye ngo nariho ndiho. Kikimenyetso cyo kubabwira ngo Imana ihora muri present. Ibi twita ngo ni future, ibi bona nka present imbere yayo. Ibi twita past ni present imbere yayo. Ihora muri present. Imana ni eternel, ni yigihe gihoraho cyiteka ryose. Turavuga hejuru y'umucyo gusa. Ako ndatanga. Bibiliya izimbwira ikintu gikomeye cyane. Bibiliya yanje nzasoma. Namwe muza muyisoma. Mubuzemera ariko ndabizi ko abanebwe benshi bazayisoma buke. Ukwigira ivumbi ndetse baza bayirambura ku cyumweru. Champ d'action y'Imana mwisi hari imigabane myinshi, hari iyo tuzi niyo tutazi. Ariko iyi si imurikirwa n'izuba aho umuntu ashobora kuba. Champ d'action yayo ni umucyo. Niho Imana izirebera umuntu ikumva ko twovugana ururimi bigakunda. Ahatari umucyo Imana ntayihari. Timwosabana n'Imana. Ni nayo mpamvu ntabwo tso tumenya yuko umunsi washize bitewe n'izuba. No, Bibiliya ivuga ngo Imana imaze kurema umucyo bigenda gute? Burira, uwo no munsi. None se mwari muzi yuko Imana yaremye ibitso twita ngo n'izuba n'ukwezi ibiva amaliminaire. Imana yiremye umunsi wa 4 kandi buzabwira bugaca. Ndatangaye. Umucyo iyo turi kubona umwijima ntago bivuze ngo nta mucyo uhari. Tuzi ko buri kwira. Ukundi mwabona ko bwabwira. Nubwo ho bari saa 6 z'ijoro, umucyo w'Imana uba wuzuye. Tibiza bisaba kumanywa, tibiza bisaba nijoro. Any time of the day umucyo w'Imana uhari. Kuko Imana ari umucyo kandi umucyo ni ugenga ibintu byose. Kandi Imana yifuza gukora cyose yakiremeye mu mucyo. Ikintu cya kabiri gituma Imana ibasha gukora uyu mucyo twatuvuga niwe Kristo. Rya jambo twasomye ryatubwiye gute? Ninje mucyo w'isi. Ninje mucyo. Yesu Kristo yiyeretse abantu nk'umucyo w'isi. Bibiliya izimbwira mu gitabo cy'Imigani 8 uhereye ku 31. Bibiliya ivuga ngo ibintu byose Imana ihaye birema isi, igashiraho imfatiro, igatandukanya inzuzi, ibintu byose. Yesu aravuga ngo icyo gihe nariho, kandi nari umukozi w'umuhanga. Haleluya. No kuvuga ngo ibintu byose byage biremwa n'Imana. Ibiko twita ko biriho, Imana yabinyujije muri Kristo, ibinyuza mu mucyo wayo kugira ngo twebwe tubashe kubibona. Bivuze ngo itangiriro ry'isi ni Yesu. Haleluya. Ta Yesu ntasi. Niwe nyirisi. Niwe Imana yagabiye isi. Kandi umugambi wayo nuko azayitegeka ibihe byose. Icyakoze umuntu amaze gukora icyaha, Yesu abona aho hantu tubasha kwakorera kubera ko umucyo wahise wahunga. Haleluya. Ariko Bibiliya yanditse neza cyane izigaragaza nkuko nabwo Imana itegeka byose. Izigaragaza mu gitabo cy'ibyahishuwe wa mucyo wongeye kandi kugaruka wose. Amen. Imana yongeye kandi kudusubiza nyayo. Bivuze ngo umugambi w'Imana uzasohora. Haleluya. Umugambi w'Imana uzasohora. Ta Yesu tasi nta muntu. Kuvuga ngo uko Imana yaturemye, turemye mu buryo ubuzima bwacu budashobora kubaho hanze y'isi. Ntibishoboka. Hanze y'isi ntibikunda.
hari abanyabwenge nkunda gukurikira cyane amateka y'umugabo bita Elon Musk, bakunda kuvuga hejuru y'ubuzima bwo hanze y'iyi planete yitwa isi. Bazavuga ngo bari kudushakira ubuzima muri Mars. Baherutse no kuvumbura imigabane myinshi misha, mwese muza mubikurikira. Hari iyo baherutse kuvumbura vuba hashize ibyumweru nka bingahe, witwa Toyi 700, ngo ifite ngo ibimenyetso bigaragaza neza yuko ngo umuntu ngo ashobora gufitingamo nk'ubuzima. Ariko barangije bongeramo ikintu gikomeye cyane, ngo kuhagera ngo bisaba imyaka 100. Ngahega nawe ngahe mufata urugendo rw'imyaka 100 tuje guturayo. No kuvuga ngo ibi byose gusa bashaka kudukina muri mind, ariko mu bigaragara nuko ubuzima Imana yaburemeye nini wacu. Iriya gusa nugira ngo bagume badushushe. Umugabo bita ngo ni Michael Jackson, mbere yuko aje gupfa ayo mateka namwe muzamukurikira, yigeze kwishura ifaranga bazamuhambe he mu kwezi, babone ko iminsi yiwe yayegera na gutyo. Subira n'ibyawe data. Icyo kintu cyatumye n'uyu munsi hari abagabo bazavuga ngo birashoboka ko abanyamerika batubeshe, batigeze banagera no mu kwezi. Ko murumva icyo kintu? Sinone abantu ko bari baremeye n'ifaranga n'igishoro baracyakira, ibi bintu baje kubihindura gute? Simvuze ko batagezeyo. Kwa Armstrong mu bintu bikomeye cyane yavuze avuyeyo, yagaragaje ko hari Imana. Amen. Yaravuze ngo yarebye ukuntu galaxies ziba control ibi sinzikuna bivuga mu Kinyarwanda. Ibintu byo mu isanzure, abona ukuntu bigenda bitagongana, buri kintu yikuriza orbite yayo. Bati ngiye nabonyemo Imana. Iryo jambo niyo je rigituma nemera ko yaba yarageze mu kwezi. Ariko ibindi byose hanze cyane, naringe kuvuga ngo cabbage nanga amashu cyane. Hallelujah. Umuntu amaze gukora icyaha, umucyo w'Imana uva mu bantu. Hallelujah. Ukubera ko turaje gusoza. Paulo yavuze ikintu gikomeye cyane mu gitabo cy'Abakorinto ba 2 ibice 6 uhereye ku murongo wa 14. Aravuga ngo wizera n'utizera bahuriye. Umucyo n'umwijima zobana gute? Nuvuga ngo cyari kimenyetso cy'uko aho umucyo uri, umwijima uhita ugenda. Mbonye aririmbye indirimbo ngo uko ndushaho kumwegera amaso yanje arahumuka, kandi nasanze ari ukuri. Tubona ko ubunyine buri kwira, niyo mwozi imyaya matara yose, umuntu akatsa kabiriti koroheje ari hari, umuntu uri harayo ubona ko hari ikintu cy'umucyo kije. Siko bimeze ahantu hari umwijima, iyo umucyo uje umwijima urahunga. Amen. Tibiza bikorana. Naringize ngo mbwire bagenzi banje b'abajene bagenzi banje bari mu kubesha ngo bafite inshuti z'abanebwe, bakabesha ko ari zo ngo Imana yabahuje nazo. Kuragana mu inzira y'irimbukiro, umucyo ntuzuhura n'umwijima. Inzira imwe Imana izitwemerera kubana n'abantu batarizera, ni inzira yo kubabwira ngo muze kuri Kristo. Ariko kuvuga ngo inshuti yawe magara ngo ni wa musambanyi wananiranye muri Kigali, uzosambana sha. Niba inshuti yawe nkuru ari umunywi w'itabi, uzarinywa. Ibi mbivuze mpagaze mu rusengero, unsanze no mu bitaro mpaye imvura, no kubwira ko mfite ubusobanuro bwawe buri scientific. Hari baranabivuze ngo mbwira ngo abo mugendana nabo ndakubwira ngo uriwe. Hari abantu bagifite ubwenge ko bazabwira ngo nje ntojana n'umuntu ngo ntampindura. Urabesha. Abantu mujana nabo hari subconscious, nari kubabwira kantu ko subconscious mind, uburyo haba formation icyo kibita subconscious mind. Icyo gice kiri subconscious mind, uburyo kiba formed, ntago kiremwa n'ibitekerezo wicaye ugatekereza. Oya, kiza kiremwa gusa n'ubuzima ubayemo. No kuvuga ngo iyo uzujana n'abasambanyi n'abanywi b'inzoga bakora amafuti yose, bigenda birema new nature muri wowe. Ko murumva ibizo none akari bizo biza guhinduka icyo bita character uwo uriwe. Ngo iyo ugiye gufata kugira ijambo uvuga, uza wibuka kuzubana n'abantu bazatukana. Buri umuntu wese tuyinyamirambo, gutukana n'akantu kadasaba ibitekerezo byinshi. Ni nkuko mvuze ngo amata, kunda amata, aza amatukana tumva ko hari icyo bimutwaye. Siko bimeze kuko environment bamo ni ugutukana. Ariko umuntu wabanye n'abantu baza bahumeka imirongo yo muri Bibiliya gusa, uza usanga ariyo mirongo nawe uzuvuga. Mukomere Imana amashi. Ubwo umwanya ushize reka nsimbuke. Umugabo bita ngo ni Yesaya abonye ko umwijima utinze mu bantu, ariko amenya ko igihe kigeze. Hallelujah. Arandika mu gitabo ciwe yandi ubutumwa ubuhanuzi bwa Yesaya igice 60 umurongo wa mbere, aravuga ngo buzukura bagirane. Zuka. Kubera iki yavuze ngo buzuka?
niyo ngo hari state umuntu yari arimo yo gusinzira. Hari ahantu umuntu yari ari aryamye atuje, hari ahantu umuntu yari ari adafite ikintu yakora. Iyo umuntu aryamye nta kintu azakora, mwari mubizi namwe, usibye kurota. Kandi kurota ni ikimenyetso kigaragaza ko umaze kwisanzura rwose mu bitotsi. Iyo umaze kwisanzura neza mu bitotsi nicyo gihe utangira kurota. Zukura bagirane kuko umucyo wawe uje. Yabivuze aganisha ku ibice hafi ya byose by'igitabo cya Yesaya uhereye ku gice cya 30 uzamuka. Abatangiye kugenda ava mu makuru y'amami n'ibindi byose n'ibihana Imana izatanga, atangiye kwinjira mu kintu kimwe gusa kivuga ngo gucungwa kwa Isirayeli kuragarutse. Umucyo uraje, Imana itabaye ubwoko bwayo. Nicyo gihe yavuze mana rya jambo n'umfisha n'abantu babirinzwe n'indirimbo ngo umwaka w'imbabazi 62. No kuvuga ngo yarabibonye abona ko hari igihe kizagera abantu bagakanguka. Ariko ntiyabibona so ko ari ugucungwa gusa, abona ko hari umucyo nge kandi kumurikira isi. Aravuga ngo zukura bagirane kuko umucyo wawe uje. Haleluya. Ngo kandi ngo ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Igito umugoroba w'umunsi wa none hari ubwiza bw'Imana bushaka kurasira binyuze mu ijambo turimo kumva muri iyi minsi. Iyo ubwiza bw'Imana buje mu mitekerereze y'umuntu bubasha gukuramo umwijima wari urimo, bukakurasira ukabona umucyo. Ibintu byose bitabaga biri clear, bitagaragaraga ngo bigaragara bihishuke, bigahishuka. Abantu tubona mu buzima bwa buri munsi bavuga ntabangangira. Ibanga nshobora kubika ni ibanga ryo kwa muganga. Iyo umuntu ambwiye ngo indwara ndwaye ntuyibwira umuntu, mu burenganzira bwiwe hari icyo bita confidentiality. Ngo niyo umugabo ambwiye ngo ntubwire umugore wanje ko ndwaye si azabimwibwira sinoru. Allo enu ari iyo bari kwigisha iyo part ya confidentiality, bazatwigisha ngo ese umuvandimwe ngo aramusagiye gukora ubukwe n'umukobwa muzi yuko adashobora kubyara. Hari umukobwa akorera hysterectomy gukurwa mu nyababyeyi. Niyo scenario bazatwigisha ya mbere, ngo nk'umuganga agiye gushakana n'umuvandimwe wawe yaramuhishe, wowe bivuga Jesus mukiganga sino bivuga, ariko turi mu nama ya famille no mubwira ngo uyu mugore ntazabyara. Mbabeshe suko mvuze ukuri ko mutima. Kandi nabwiye Imana ngo iyo scenario ntikigera imbaho kuko diplome yanje nikaho boyishanyura no bivuga no uko biri kose turi hanze mu bitaro tuba turi abaturage. Siko se imeze ko murabona namba ya makanisa twambara uku no kubwira ngo utere rushinge ntiwobzunga. Ariko iyo tuwambaye umusaza yamaze imbere yawe akama yibohora, hanatekereza yuko uri umwana yobyara mu myaka tutazi, akaza kubwira amakosa yakoze uhereye mu busore utamwiregesheje. Naratangaye hari ahantu niho tuza tumenyera amakuru yose bidasabye kujana mu z'umwuka mwinshi. Uzamubate se wabonanye n'umukobwa ryari cyangwa n'umugabo ryari, wari ufite imyaka ingahe? Tugira ibintu tubaza ibyo bibazo bitewe n'ibyo watubwiye. Umukobwa cyangwa umugore cyangwa umuntu wubashwe mu isaka amakubwira ngo ku myaka 12. Yesu mwana w'Imana, n'uyu mushumba nawe cyangwa se n'uyu muvuga butumwa cyangwa se n'uyu mama mbonye waje witwaje na Bibiliya mu gikapu ku myaka 12. Turambibabwira hari indwara abantu bazarwara hashize imyaka irenga 15 cyangwa 30 yatewe nuko basambanye bafite imyaka mike. Ndamubanze muri kinyabona imyaka ibe nkiyisuganye. Hari indwara abantu bari mu kurwara zitewe nuko basambanye bafite imyaka mike. Muyirinde nubwo ntabibabwiye muje gusoma kuri Google namwe murayibona. Zukura bagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Ndasoje mu gitabo cya Ezekiel, ubuhanuzi bwa Ezekiel 28 umurongo uhereye ku 13 n'uwa 14, Bibiliya ivuga umugabo witwa Risoferi. Muramuzi? Wari marayika w'umucyo. Izo zina risobanura. Bibiliya ivuga igikomeye cyane kuri we. Ntabwo uyu mugabo ntabwo ubwe hari ubwiza budasanzwe yari afite bwatumaga umucyo. Oya. Ahubwo Bibiliya ivuga ngo Imana imurema ngo yamushizeho amabuye gusa y'igiciro. Bazavuga amazina menshi ngo Nofekina, Baleket, yose nta n'imwe nabona. Ariko bavuzemo na zahabu na Sofiro, tuzisoma cyane muri Bibiliya. Ayo yose ariko hari amashenete nzambona bakambwira ngo ni zahabu. Sinabanye nabyo cyane. Ngo yakaza agenda byambaye. Ariko ikintu cyakaza gituma ubwiza bw'ibyo bintu yari afite bugaragara ngo nuko yakaza agendera hagati y'amabuye yakumuriro. Umurongo wa 14. Muze kwasoma 28:14 verse. Yakaza agenda ngo afite ibintu bituma yakirwa. Donc y'amabuye y'agaciro kubera ko agenda hagati y'amabuye yakumuriro agatuma bagenzi be baba marayika babana nayo mu ijuru bakamubona nk'umuntu udasanzwe.
amen. Iyi niyo point ngiye gukora nsoza. Bakamubona nk'umuntu udasanzwe kubera afite bya bintu by'igiciro kimurimo, ariko noneho agendera hagati y'iki y'amabuye yahawe n'Imana yakiki umuriro. Ibi bintu bivuze iki kurimo cyose gishobora kugira agaciro iyo uhagaze hagati y'amabuye yaka ubuzima bwawe. Umugabo bita ngo ni Mose 34 uhereye ku murongo wa 18 22 cyane niyo nshaka kuvuga mu gitabo cyo kuva. Yigeze gusaba Imana ngo nkeneye ngo unyereke ubwiza bwawe burabagirana. Imana ngo ntawuze umbona ngo abeho. Ariko iramubwira ngo hari ahantu bugufi bwanje. Mwarasomye nawo mu murongo ngo hari ahantu bugufi bwanje ngo uzahagarare hagati ngo y'urutare, nibwo nzanyuza kugira neza kwanje mu maso hawe. Hari ahantu umuntu azahagarara akabasha kubona umucyo w'Imana. Hari ahantu umuntu azahagarara ibyari bimurimo byose Imana ikabiha amahanga, akabona kugaragara ko afite ubwiza budasanzwe. Ibi byose ntabwo ari ikindi, ni umucyo w'Imana. Kuko ruriya rutare rwagendanaga na Isiraheli muri buriya rutare ni Kristo. Haleluya. Urwo rutare nirwo ruza rwamurikiye na Satani akiri mu ijuru, akabona hari ubwiza bituma bamwita ngo ni marayika w'umucyo. Icyagaragaye koko ari urwo rutare rwamwerekanaga gutyo, nuko umunsi yakoze nawe icyaha akava hagati ya mabuye yamwakiraga yahindutse uw'umwijima. N'uyu munsi ni mu mwijima yibera. N'uyu munsi ni mu mwijima yibera. Bene data, niba dukeneye kuba mu mucyo, dukeneye guhagarara hagati y'amabuye atwakira, dukeneye guhagarara hagati muri Kristo. Bibiliya izimbwira ngo uwumva aya magambo uhereye kuri aya mpaye mvuga ngo akayakomeza ahwanye n'umunyabwenge wubatse inzu ku rutare. Utarubaka ku rutare ntabwo ushobora gushininga. Niba ubwiza bw'Imana ubutegereje, tegereza ngo ubanze wubake kuri Kristo. Niyo nzira yonyine ishoboka kugira ngo ubashe kumurikira isi yose. Abantu bose turi hano tugomba kwiha intego yo guhora turi muri ayo mabuye yaka, izo mbaraga z'umuriro. Abamarayika ni imiyaga, ariko Bibiliya itweka twebwe nk'imiriro tugomba kuza duhagarara iteka ryose twaka, kugira ngo umwuka w'Imana turimo utugaragaremo. Kandi Bibiliya ivuga nikomeye cyane ngo Imana yasutse umwuka w'Imana kuri twe itamugeze. Ariko mureba kuko mpaye inkoresha kuntu kangana nako muri quartier gikoresha muri Nyamirambo. Kandi Imana araduhaye ubuha imbaraga zishobora gutuma transforminga isi yose. Tugomba kuba mu mucyo, kuko iyo uri mu mucyo, guhagarara gusa mu mucyo, umwijima urahunga. Mfite umugabo w'inshuti yanjye, ndasoje. Umugabo w'inshuti yanjye yarambwiye ngo muri corona, ni umunya Ethiopia, ngo muri corona yari ari hano mu Rwanda yarwaye bya bicurane byitwa corona. Hanyuma ngo ari hari Nyarugenge, umwuka w'Imana aramubwira ngo se ntiwabona ko abantu bose bagiye gupfa? Siko ndayibona habe nanje ngiye gupfa. Biramubwira ngo nuko umwijima wabateye bose. Aba bose wabona hano batewe n'umwijima. Ikibazo siko batewe n'umwijima. Iramubwira ngo nuhaguruka, yari afite nawe ikibazo usibye corona, yari afite ikibazo cy'impyiko, ikibazo cy'umwijima n'ikibazo cy'umutima. Yazanywe mu Rwanda kubera impamvu z'ubuhanga bw'Imana yamuhaye muri IT. Yarabiretse. Ubu yakurikiye Kristo kubera icyo kintu ngiye kubabwira. Uwo mugabo ngo ageze aho ngaho, Imana iramubwira ngo nubasha guhagarara ugasenga, aba bantu bakava muri uyu mwijima, nzogukiza izo ndwara zose ufite. Nicyo gusa, nicyo gusa. Tunsaza byinshi nta kindi gusa. Twambwiye kunyizera yego. Ushobora gupfukama ukita ku bw'abantu bose. Yinjira haraye muri Nyarugenge, afite ibipapuro byo ko ndabivuga nk'umuganga. Arasenga. Yarambwiye ngo nicyo gihe abantu twatangiye kumva abantu ngo bari gushira abantu ba COVID ngo iri kuba empty. Yarambwiye ngo atangiye gusenga ngo yabunye ngo bagabo babiri, ngo umwe ahagarara ku muryango wa mbere, undi ahagarara ku wa nyuma, ngo bagipfa gusa kuhagera ngo abona wa mwijima urasohotse, ngo ba bantu bose barwaye ibya bituranye bya COVID atangiye gukira. Abone ko bakize nawe yumva ko akize, bapimye bose atangira kuba negative, kubera ko yari afite ubushobozi. Aravuga ati mumbabarire nshaka kumara indi minsi 3 hano. Yashaka kugira ngo muri iyo minsi 3 yongera senge no nahumanure naho hantu hose. Uwo mugabo ni living testimony, ari hano mu Rwanda, ni umunyamahanga. Amen. Namumenye nanje vuba. Hari ko twari dufite ahantu bita mu Bugesera y'abantu bize medicine y'abakristo. Tugezeyo duhura nabo, namubaza ukuntu ari muri karera, mbwira ko atari umuganga.
ko azanwa gusa no kugira ngo asengere abantu. Kuva icyo gihe Imana yamuhaye impano yo kurambura ibiganza ku bantu bose barwaye indwara zose bagakira. Ari hano mu Rwanda, yamenye Imana, yamurikiwe n'umucyo. Haleluya. Nawe tunari mbivuge niki, hari amabuye y'igiciro Imana yashize kuri wowe. Nawe ufite za nofekina, za bareke, ufite za zahabu, ufite za sofiro ziri ku mubiri wawe zidashobora kugaragara until uhagaze mu kubaho kwa Yesu Kristo muri wowe, until uhagaze mu mucyo. Emerera Yesu Kristo umugoroba w'umunsi wa none, niba utaramwakira, kugira ngo nawe ikikurimo gishining. Ijambo ry'Imana rituganze nanjye urivuze. Amen. Unyemerere nsenge hanyuma soze. Mana yo mu ijuru, gitare cy'amahanga, ngushimiye umugoroba mwiza waduhaye, ngushimiye kubw'ijambo ryiza ry'umucyo uduhaye. Wemerere Mana imitima yacu ngere kandi kumurikirwa nawe mu izina rya Yesu Kristo. Udukure mu mwijima w'icuraburindi, ahubwo dushira hakwiriye Mana. Nibwo ibiturimo byose, nibwo imihamagaro turimo, nibwo ubushake bwawe kuri twebwe uzagaragarira isi yose kandi ku mucyo witangaza. Abantu muri twebwe bashobora kuba batarakwakira umwami n'umukiza. Abantu muri twebwe bashobora kuba batagutunze bikwiriye. Abantu muri twebwe bashobora kuba batagufiteho amakuru ahagije. Ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo, ubagenderere ku munsi wa none muri iri joro, bamurikirwe n'umucyo wawe mu izina